Ibisanzwe ni byose online TV YouTube cyane kugeza amakuru yagiye atandukanye hirya no hino mu Rwanda ndetse no kwisi hose. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru yo muri Kicukiro aho abaturage barwanye n'abayobozi bari bagiye kubasenyera inzu maze hitabazwa polisi y'igihugu. Abaturage rero mu mudugudu wa Murambi, akagari ka Murambi mu murenge wa Gatenga barwanye n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nyuma yaho bwari bugiye kubasenyera inzu bari barubatse mu kajagari. Ahagana saa 4 n'igice z'amanywa kuri uyu wa kane tariki ya 14 Mutarama 2021 nibwo aba baturage barwanye n'ubuyobozi n'abanyerondo ndetse banabatera amabuye mu rwego rwo kwanga ko babasenyera inzu. Abaturage babwiye Igihe dukesha inkuru ko batiyumvisha impamvu ubuyobozi buza kubasenyera inzu mu gihe baba barazubatse bareba. Imiryango ine yasenyewe inzu ivuga ko zasenywe kuko yanze gutanga ruswa, cyane ko hari n'izindi zubatswe zitasenywe kandi nazo zirahitwa ko ari mu manegeka. Umwe yagize ati kukibaza kudusenyera ubu kandi twarubatse bareba, ubu koko wakubaka inzu igahagarara nta muyobozi n'umwe ubizi? Dusengimana Obedi yavuze ko yarwanye n'abayobozi kuko bashakaga gusenya inzu mu gihe hari hakirimo umwana muto wari uryamye. Yagize ati kugira ngo turwane nuko abaje gusenya bohereje umunyerondo umwe, noneho ageze aravuga ngo abari mu nzu nibasohoke kandi umwana yari akiryamye. Noneho ndi kubimusobanurira ahita nkubita anjugunya hirya iriya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga Mugisha Emmanuel yavuze ko ubwo bari bamaze kubona abaturage basagariye abaje gusenya aribwo hitabajwe polisi y'igihugu. Yagize ati twari tuje kureba abaturage bubatse mu kajagari kugira ngo tubashakire ahandi heza hatari mu manegeka bajya gutura. Hari harimo umukecuru ufite abana bakuru, nibwo batangiye gutera amabuye twitabaza polisi y'igihugu. Yongeyeho ko inzu abaturage basenyewe nibigaragara ko nta bushobozi bafite bazashakirwa ahandi ndetse banabaremere mu rwego rwo kubafasha. Amakuru atugeraho nuko abo baturage batafunzwe kuko ubwo polisi yahageraga batongeye gutera amahane. Iyi ni byose online TV, tukwibutsa gukora subscribe niba utari wakora subscribe ubundi ukagenda ugezwaho amakuru yagiye atandukanye tugenda